banyarwandakazi, ku nshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994. Twibuke rero twiyubaka, twibuke koko twiyubaka. Hari amateka yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yakomerekeje benshi, yateje ingaruka nyinshi zikomeye, ariko uyu ni umwanya tugomba kwibuka ibyabaye, bikaduha n'inyigisho zo kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakongera guteza amacakubiri. Ariko turakomeje nka FAB TV, turakomeje abanyarwanda bahuye n'aya mateka, bagizweho ingaruka n'aya mateka, abamama, abapapa, babaye incike ku bw'amateka yabaye mabi, ku bw'amateka mabi yadutwaye ababyeyi, yadutwaye abakobwa beza, abasore beza, yadutwaye ababyeyi beza. Ni umwanya rero wo kongera kwiyubaka kugira ngo twongere hamwe, cyangwa se tuvuge tuti never again genocide, never again. Uri rutumubona nanjye nkabona.